Muri gahunda yo kwirinda gukwirakwiza icyorezo cya COVID-19 hashyizweho ingamba zitandukanye harimo no kwishyira mu kato mu rugo. Ushobora kwibaza uti ese ninde ugomba kwishyira mu kato mu rugo? Ni umuntu wese uherutse kugirira urugendo mu bihugu byagaragayemo COVID-19, umuntu wese wahuye cyangwa ukeka ko yaba yarahuye n'umuntu wanduye COVID-19, n'umuntu wese ugaragaza kimwe cyangwa ibimenyetso bya COVID-19, wenda nk'inkorora ikaze, umuriro, kunanirwa guhumeka neza n'ibindi. Dore uko ukwiriye kwifata mu gihe wishyize mu kato mu rugo. Wiva mu rugo. Siga intera byibura ya metero hagati yawe n'abandi bantu muri kumwe. Irinde kwakira abashyitsi mu rugo cyangwa aho wishyiriye mu kato. Wisangira n'abandi ibikoresho byo kuriraho, kunyweraho, imyenda n'ibindi. Ibuka gukaraba intoki ukoresheje amazi meza n'isabune. Mu gihe ukeneye gukoresha ubwogero, tegereza abandi babukoresha barangize kubukoresha. Uba ari wowe ubukoresha nyuma kandi nurangiza ubusukure bihagije. Ukeneye ibindi bisobanuro cyangwa ubufasha ku birebana na COVID-19, wakwifashisha nimero itishyurwa ari 114.